naho nyikizi ikinyarwanda neza. Okay, ariko n'ikinyarwanda ntuzacibagirwa, sura umunyarwanda se? Sura umunyarwanda? Ndi umukara. Je t'aime beaucoup. Wow. Jonde yarambwiye ati nonse ata wa kera na nonse ata ubu ni abantu babiri batandukanye. Kubera iki warabyibushye umeze neza? Imana itagukura. Ni inzobe, iyi nzobe ariko nakamukorogo. Reka nako nikabura kuko narasirimutse. So ufite gahunda se yo kuzasubira mu cyaro cyangwa ubu ngubu umaze gufatisha i Kigali nta mpamvu yo gusubira mu cyaro? Ubuze nasubiyeyo meze hari igihe nasubirayo nanone byanze kuko nkuko nabonye ukuntu baruga abana banjye nshobora kujyayo nkahasiga agatwe cyangwa abana banjye. Niyo mpamvu nsigaye nariturije nka nibyuhira kuko ntabwo nyihangayika, naravuze n'Imana ibirimo. Nahoranaga agahinda kadashira. Abana ni umugisha, ni ukuri imbere nawe arebaga agahinda kakanyisha, ariko ubu nsigaye nisekera ntacyo bazadutwara ko baraturoze turabisimbuka kubera ko hari icyo Imana yaduteganyije imbere. Ubu nawe keretse nimba hari uhari ahubwo afata akanimero nanjye ndamukeneye nyine, nimba hari rero yigaragaze. Imana ijye imuha umugisha, ndamukunda cyane. Urukundo dukunda ntabwo njya mbasha sinjya n'ubwiye mbasha kurwakira. Yes, kuba harimo gukurikirana BigTown TV, reka tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi kuri kamera za BigTown TV. Uyu munsi nafashe akanya gahagije cyane kugira ngo nongere muhure n'umuntu duherukana kera cyane, ariko uko ariko kose mu nzira ze zose yaciyemo turi kumwe, ndi hafi ye cyane kuva byatangiriye aho abitangaza ko yabyaranye n'abazungu, yanze kumufasha, agiye mu cyaro, mu mujyi wa Munaniye. Ageze mu cyaro papa inzu iba yabonetse, bamwubakira inzu nziza cyane. Uyu munsi tukaba twongeye twahuye. Ubuzima buracyakomeza, abana bameze fresh, nawe mama wabo bameze neza cyane, nta kibazo muri makeya. Ariko byansabye ko nza tugahura na Annonciata hano kuri kamera za BigTown TV. Annonciata, amakuru? Umeze fresh? Umeze neza. Ndabona abana barakoze. Barakoze. Pucyuri bite? Amakuru? Aryo usigaye wiga mu kangahe? Mu kabiri. Primaire? Yego. Cyangwa gardienne? Primaire. Ku ishuri biragenda? Yego. Ni irihe somo rikunda kunanira cyane ku ishuri? Imibare se urayizi kweli? Yego. Imibare urayizi? Yego. Rimwe guteranya rimwe? Rimwe guteranya rimwe. Gatatu. Rimwe guteranyaho rimwe ni rimwe? Yego. Rimwe fata rimwe uteranyaho rimwe ni kangahe? Fata utungutu ni kangahe ubwo uteranyije? Kabiri. Gatanu gukuba gatanu ni kangahe? Gatanu kwa gatanu. 25. Uri umuhanga rwose. Harya igifaransa warakimenye? Yego. Dusubize basi mu gifaransa. Salut tout le monde, je m'appelle Pouchou et j'ai 8 ans et je t'étudie en deuxième primaire. Deuxième primaire. Okay. Tubwira inkuru yo kujya ku ishuri buri munsi ya mama mu gifaransa. À chaque fois que je pars, je crois que je suis en retard, mais en vrai, je suis jamais en retard. Que le bus c'est en retard, mais quand une fois la pluie est tombée, après on est resté beaucoup trop longtemps dans la maison et on est parti très tard avant quand tout le monde était en train de travailler. Hey! Igifaransa cyinshi cyane. Uzi ko warakimenye kweli? Ahanga wavugaga iki mu Kinyarwanda ku bantu batabyumvisha? Batubwiraga iki ku bantu batumvisha igifaransa?
igihe cyose ngenda ku ishuri numva naho turi ntaho nyikizi ikinyarwanda neza. Ikinyarwanda wacibagiwe. Okay, ariko n'ikinyarwanda ntuzacibagirwa, sura umunyarwanda se? Sura umunyarwanda? Ndi umukara. Ntabwo uri umukara hoya. Turi kuvuga sura umunyarwanda nyine. Ku mutima uzi ikinyarwanda wavukiye no mu Rwanda. Ho gakeya. Bukire arakirisha cyane. Mvuga ari cyane ubite. Suza abantu. Kamera dusuze mazi. Suza Vio. Suza Vio ngarimo arashaka kujya kwa Vio kurya shokora. Ngo n'umusuze Violeta. Violeta ari kukureba hariya. Musuze uramubwira iki? Suza Vio. Okay, Puchu. Suza Violeta nawe mu gifaransa aracizi cyinshi cyane. Okay. Salut Violeta. Est-ce que je sais que tu vas venir dans l'avion en avril et je te dis bienvenue. Aho wamubwiye gute? Ngo namubwiye ngo ndabizi ko uzaza mu kwa kane nzakwakira nzakwagira mu Rwanda. Uzamwakira mu Rwanda? Uramukunda? Mubwire nabyo byumve. Je t'aime beaucoup. Wow. Rakoze cyane. Reka tugane na mama wawe sibyo? Iyo hashize igihe kinini tutabonana. Yego. Hagati ngaho ubuzima bumeze gute? Uheruka kuvugana n'aba bagabo bawe? Oya. Kuva cyagihe na n'ubu sinzi amakuru yawe. Ibyagenze gute se nabo? Na n'ubu. Nabo ntabwo bajya bagushaka kuvugisha. Uko wabisize na n'ubu niko bikimeze. Na n'ubu ngubu. Umuhungu arashaka iki se ko ngarashaka kujya kwa Violeta kurya amashokora. Tugende kwa Vio. Ego. Musuze Vio. Suza Vio. Sari Vio azakuzana. Sari Vio. Mubwire. Shaka iki? Shaka shokora. Shaka shokora. Ni iki? La voiture. La voiture. Simbona uyifite ariya. Ngashaka n'iyindi n'igikamyo. Ni iki? Saka moto. Na moto. Na moto. Okay. Ni iki? Volo. Velo. Saka velo. Velo. Velo moteur. Okay. Ngoko. Okay, reka tugane na mama ya. So anonsi bimeze gute? Bimeze neza biragenda gahoro gahoro. Ntabwo kimeze cyagiye ariko. Okay. Ni byiza kurenza cyagihe. Okay. Tunyuzemo gato ubuzima bwagiye buhinduka gute kugeza uyu munsi numvishe ngo ufite na YouTube channel yawe. Mperuka uri umuhanzi uri kuririmba indirimbo ibici byose bimeze gute? Kuririmba ndacyaririmba rimwe na rimwe nyuzamo iyo mbonye amafaranga nkajya muri studio ngakora indirimbo. Nk'abantu narashinze na channel ya YouTube yitwa Dufashije TV show, naho nyuzaho ibiganiro binyuranye. Niyo mpamvu nagize gutya mbibwira Violeta ndamugana ndashaka kubikora nk'umwuga nkajya nkora nangaho ibiganiro nk'uko nanga ahandi ku ma YouTube channel y'abandi, noneho nkabikora nk'umwuga ku buryo izajya tugaburira nkajya mbona ibirayi by'abana cyangwa n'umuceri. Arabyumva arabyakira neza angurira ibikoresho nk'uko nabikweretse. Miguel
Imana imbabare ndamuvuze ariko numvaga natamuvuga birancitse. Ya nkuko yamangitse yaramangitse yamaye ibikoresho byapfuye wabibonye ko nta kintu bimaza nawe uriya nkodesha kamera kugira ngo Violeta atazamfata nk'ikigwari. Nari natinye no kumubwira ko bamangitse ndakugura shokora buretse okay nuko ubwo rero niyo mpamvu rero ubwo byabaye ngombwa ko mbibwira Vio nubwo urabonye ko machine yo ni nzima ariko ibikoresho byo nta kintu nabimaze kuva mu kwa karindwi biracyameze kuriya. Okay, so akazuza gakora gute nimba ibikoresho byazanye ikibazo kandi barabikuguriye Violeta ntabwo azagufata nk'umuntu w'umubeshi? Violeta impamvu wenda nje nari mbizi ko wenda azabifata nabi ariko bitewe nuko twabiguze turi kumwe tugiye twari i Burundi ndi kumwe na Violeta duhamagara uriya musore aratubwira ati birahari byiza byizewe ubwo yabimaye dusanga yaramangitse gusa Imana yabimaye nizeye ko izama n'ibindi. Okay, so muri iyi minsi uri gukora gute kuko ibikoresho byawe ntago bimeze neza ku buryo byatuma ukora akazi kawe ka buri munsi uri kubigenza gute? Ukuntu mbigenza kameramani wanjye afite ibikoresho biri no ku isoko ko yarambwiye ati ndashakamo 650. Ndamubwira rero mu gihe narayabona ndimo ndayateganya nubwo nayo mfite nzajya ngukodesha muha makeya akankamerera akabitunganya akabyeditinga akabyaprodinga ubundi akabishyiraho nkamuhereza makeya ariko namwizeje yuko muri uku kwa gatatu cyangwa kwa kane Imana izayama ngamwishyura noneho akajya nkorera ngamuha makeya noneho. Harya channel yitwa gute ku bantu barimo kureba ubu ngubu bahite bajya no kuri channel yawe bagusupportinge nk'ukuntu bakomeje kugusupportinga kuva ku itangiriro? Channel yanjye yitwa Yadufashije TV show. Ni yindi washyiraga music yawe? Yego. Music izakomeza cyangwa music warayiretse? Music iracyakomeza pe kuko nkunda kuririmba cyane. Uracyari umuhanzi? Ndacyari umuhanzi. Akaririmbo gashasha nakahe? Akaririmbo gashasha kitwa arakaririmbo nakoreye ku Cuku ejo bundi ka anniversary ye. Hari n'iyindi nakoreye Violeta yaraje mu Rwanda yitwa ngo nzahora nshima iyi neza uhora ungirira uwo mutima Imana yaguhaye uwukomeze n'ingororano nyinshi warakoze nzahora nshima Violeta. Ni abantu benshi bamfashije si Violeta gusa nukuri abantu mwamfashije mwarakoze cyane. Hari impamvu bibaza ko mvuga Violeta cyane nanjye ubwo nanjye kukubaza impamvu Violeta mumaze kumuririmba indirimbo zingahe? Nta nubwo ari imwe nta nubwo ari ebyiri. Nanjye barumva nahora muririmbira mushimira n'Imana kuko ibintu nkorera si uko n'abandi batankoreye cyangwa batamfasha ariko Violeta we umunsi ku munsi tuba turi kumwe. Abazi uko naramutse arambaza mumeze mute buri umuntu muhorana si kimwe na wa wundi ukubaza rimwe nko mezi ati mumeze ute agakwibuka rimwe na rimwe ariko uriya we byarenze kuba nk'umufasha wanjye umfasha umusponsor byarenze umusponsor ubu n'umuvandimwe ni sister ni my sister. Ku bantu batibuka Annonciata n'abana be twabasanze mu cyaro hirya hitwa gute? Kayonza hirya indani Kabarondo twamusanze hariya ubuzima bwari bwamucanze i Kigali afata abana be ajya kuba mu cyaro ariko wahuye n'imbogamizi nyinshi cyane ndabyibuka. Abantu bo mu giturage bavuga ngo uno mu mama tuzaniye abana b'abazungu kuza gutura hano mu byaro azahashobora. Byari bigoranye cyane mutunyuzemo gatoya maze nzi kubabwira ukuntu Violeta yaje kugukorera. Ukuntu ngo byagenze ukuntu abaturage bagufataga babona ari ufite abana b'abazungu mu byaro ukuntu babifashe urabona ukuntu byari bimeze barabyibuka bamwe na bamwe wenda batabyibuka nababwira. Kigali byari byanze muri covid mu rugo ya mbere iya kabiri ikigabanyuka nibwo nahise nzinga ngurisha televiziyo nari mfite n'amatelefone ndamanuka njyana abana mu cyaro nubwo nta data nari mfite cyangwa mama arimo ka data n'undi twarananiranye kuva kera ndavuga ni nkuko nahingiraga
abantu mfite imyaka 13 nibana mu nzu nzahingira abana banjye nubwo nabyibagiwe cyangwa igihe maze i Kigali ari kinini ariko nzongera mbyige nuko nibwo namanutse ndagenda n'abana banjye baranseka ngo Kigali iramunaniye uburaya Kigali yatumye abantu nyine ibintu byinshi abaturage kuvuga ntago babibabuza bariyongeraho byinshi nyuma ndihangana ataba abana zabatungisha iki muri iki cyaro nibwo cyagiye nahamaze ibyumweru 3 nibwo wowe na Miguel mwaje mu nkorero ubuvugizi bimeze nabi nukuri hari umuntu wambwiye witwa Tonto Miyanga muri Canada ndamushimiye nawe n'umwana mwiza kuri iriya nzu afiteho uruhare na no baracyatuvugisha Jondo yarambwiye ati nonse ata wa kera na nonse ata ubu n'abantu babiri batandukanye kubera iki ati kubera cyagiye uri mu cyaro naga ariko wari umeze ari nonse ata wari ukennye ari na nonse ata umukire uzi ko ari byo bana yego bana nje nibishoboka nashiraho amafoto yawe bakareba ukuntu warunanutse bana urakazigo uri muto none warakuze warabyibushye umeze neza ni inzobe iyi nzobe ariko nakamukorogo reka no kurya neza kwiyenzamo gatoya nako nikabura kuko narasirimutse ariko no kurya neza urabona no kubyibuha se nukubera iki kubyibuha byo nukubera iki bacteria kubyibuha utubenzi twishi n'umutuzo n'umunezero sigaye ntuje cyane nta kintu kikimpangayikisha wabibonye ko ndi muri Piriave bari gusenya ni mu bantu mu miryango 8 n'igihe hasigaye nta n'igihumbi mfite ariko nizeye ko Imana izama amafaranga imukira handi abaturage batangira kukwiyenza yego urumva rero ngo ati ko waje uri nyagupfa ngo amafaranga yo kuba kuyakuye he ndavuga ni Imana iratabara niyo mpamvu rero byagenze kuri batangira kukohereza ibintu bidasanzwe ndavuga ni rero kubera hari abana banje biga kuri ekora bitonda bari baramamagaye mfite n'undi mutonto urihira ku curi hari batsinda nibwo nahise ngenda nahise nza i Kigali nyine ndahatoroka kuko nabonaga tugiye kuhasiga ubuzima ariko masiga inzu yuzuye buri kimwe cyose ko baroze uriya mwana ndamuvuza maze gukira ndongera ndubaka ndakomeza so inzu ubu ngubu irimo ninde wituyemo harimo umupangayi wahise uyikodesha nahise nyikodesha okay so agafaranga ubu ngubu karimo kwinjira mu nzu yawe yego banyishyura 15 ku kwezi ariko no kubera ari mu cyaro nukuntu ari nziza no yakubera ni nziza ariko mu cyaro amafaranga nayo amafaranga yarabuze no kugira ngo mbere naravugaga nayo mafaranga ikwiriye mwanga kushyiramo umuntu ariko mbona izapfa ari ndavuga neho kugira ngo ipfu ubusa rero yangirike reka hajyemo umuntu ajyamo make ariko itarimo umuntu ni bibi so ufite gahunda se yo kuzasubira mu cyaro cyangwa ubu ngubu umaze gufatisha i Kigali nta mpamvu yo gusubira mu cyaro ubuze nasubiyeyo meze hari igihe nasubirayo nanone byanze kuko nkuko nabonye ukuntu baruga abana banjye nshobora kujyayo nkahasiga agatwe cyangwa abana banjye ariko i Kigali ho nta muntu tugirira ishyari nibisanzwe Kigali nibisanzwe pe abana benshi mu Rwanda ababyeyi babo bakunda kubajyana muri systems anglophone usibye ko hari bamwe na bamwe nabo babajyana muri francophone kubera iki wabajyanye mu ishuri ry'igifaransa bagiti nawe impamvu aho yigaga tonto witwa Kadahinda mushimira ni wamufashaga kugira ngo yige kuko yigaga aho hantu haciriritse nyine hasanzwe uyu madamu Sandara nibwo yatuhamagara tubwira ati mfite ishuri kandi ryiza ati riri hehe njya kurireba mu Kiyovu nyuma ndamubwira neza ko yamenyereye Icyongereza ati n'igifaransa azakimenya ati kandi ndashaka n'uwo muhungu kumujyana abajyana bose ari babiri urumva nago nishyura yansoneye Minerval kandi urumva ni ikigo cyiza cy'abakire nanjye ubona baye umukire ubwo rero ntabwo bambaza ngo kuba iki nahisemo kubajyanayo abana bakubereye imigisha baguhaye imigisha myinshi cyane kuko kenshi abantu bari batangiye no kwibaza uyu muntu bizagenda gute nyuma abapapa babo nta kintu bari kubafasha n'ibiki byose ariko imigisha yaje kuza inyuma inzu papa ibici byose papa umaze gutangaza uko byari bimeze ibi bintu urabibona gute nicyo bivugaho
niyo mpamvu nsigaye nariturije nga nibyuhira kuko ntago nyihangayika naravuze n'Imana ibirimo ibintu byambayeho byose imbere ntago nabashaga kubikontorora nahoranaga agahinda kadashira ariko ubu nsigaye nituriza ngavuga n'Imana ibirimo kuko Imana yarankunda nk'iyo nekereje nsubije amaso inyuma kuva 12 13 nibana kugeza izi saha n'Imana imaye abana imabana ba papa we batabemera batanabakunda nataza aho bari ariko abandi bo hanze barabakunda haba urumva bari niga basesi tuza aho bari nibazi nimba baniga nibari bazi ko bizagenda nanjye nkuko abanyarwanda bavugaga ati babana bazakurana na bonjour bazi ariko bamaze kwemera ko Imana ihari ibi byose ni imigisha abana n'umugisha n'ukuri imbere n'abarebaga agahinda kakanyisha ariko nsigaye nisekera kenshi twaganiraga amagambo 2-3 amarira akaza mu maso ukarira ubu ngubu ariko uri strong urimo kwisekera ibanganiriye naranyuzwe nakubwiye ko ubundi no muri priyanka ariko sinzi nimba ariko nizeye ko nzabona amafaranga sinshobora guhangayika ngo ndire wabibonye ko bose bagiye ariko nizeye ko Imana izayama kuri 17 urumva ko haburi iminsi mike ayo nizeye ko Imana izabikora nkabona amafaranga tukimuka tukajya handi impande y'ikigo hano muri Erika. Okay. Kenshi nakomeje kuvugana na Violeta hari umunsi igeze kumamagara arambwira ngo hari abantu barimo kumwataka Violeta bamubwiye ngo kubera iki bagiye gufasha umunyarwanda kandi hari abarundi bene banyu bafite ibibazo kandi ni benshi kubera icyo urimo gufasha umunyarwanda gusa kandi ni wanyu harimo abantu batameze neza iki ngiki ni wowe wagisubiza gute? Cyambere twese turumwe ikintu nababwira nuko twese turumwe na murundi na munyarwanda kandi banamenye yuko atari ngiye wafasha ngenyine ngiye nuko nanyuzwe nkahora mvuga mushima kandi mora mu mutima wanjye na munsi wakwira namuvuze mu mutima wanjye kandi musabira n'Imana igimuha umugisha cyane kandi n'abantu benshi bamfasha ndabashimira ngiye ndanyurwa ndi umuntu ukunda gushima cyane keretse nimba banziza gushima kuko abantu afasha ni benshi keretse nimba batanyurwa cyangwa ababivuga batabazi abafasha ni benshi afasha ni benshi yubakiye ndanabazi sibyo abo ngabo bavuga gutyo wasanga batabizi keretse nimba barababajwe ko yafashije umunyarwanda ariko ku bantu barimo kumwataka gutyo kuko nawe ndakeka ko yarabikubwiye ko hari abantu barimo kumwataka ngo kubera icyo urimo gufasha umunyarwanda kuko Violeta atuye mu Bufaransa kubera icyo urimo gufasha umunyarwanda kandi ni umurundi utuye mu Bufaransa i Burundi wanyu hari abantu benshi nawe warabyumvishe? Yego narabyumvishe kandi nk'abantu mwe reka babwira ikintu kimwe inzira z'Imana zirenze imyenge ya supaneti aho Imana izatabarira umuntu nta wahamenya Violeta sinize na n'umwene wacu ngira mu Bufaransa ibintu bya social media ni Imana yabikoze kugira ngo ngaragare kandi BigTown ijye guha umugisha muri benshi bayago muri benshi muri abantu benshi mwankorera ubuvugizi Imana rero iravuga ati ni wize wagarukiye mu wa 3 primaire nago nta n'indege wari wajyamo cyangwa nta naho uzajya ariko inganze ngukore nta n'umwene wanyu uri no Burundi cyangwa i Buganda ariko inganze nkuze n'abantu b'Iburayi urumva ikintu Imana yakoze nose ni umuntu wagikoze se ni Imana ahubwo dushima Imana ikora ibi bintu kandi ni benshi na benshi Imana itabarira kuri YouTube hari umuntu igeze kumbwira ngo ariko uriya mukobwa afite inyenyeri y'abantu bo hanze ngo umwana wa mbere yabyaranye n'umuzungu papa aza undi wa kabiri umuzungu wa gatatu Violeta wo mu Bufaransa ngo afite inyenyeri yo hanze y'abantu bo hanze ibyo ngibyo ni Imana yabikoze Imana yamaye abana b'umugisha nabo umugisha kandi nukure kandi nzagera kubera aba bana kuko Imana yamajije amarira nago nari guhora ndira igihe naririye kirahagije Imana yaravuze ati inga nze nkuhereza abana b'umugisha bazakugeza kure nizeye ko nzajya no mu ndege kubera aba bana nizeye ko nzanatwara imodoka kubera abana kuko njya ndeba ukuntu ambwira ati mama ati tuzatura muri etage izi nzu za fake kubera abashaka ngo kuba ahantu ngaryama mu cyumba cye kandi Kigali ntibyakunda ariko nizeye ko izo nzavuga tuzazigeraho kandi tuzabaho
neza nizera Imana yankoreye bino bintu niyo mpamvu natagikunda kurira niyo ndize bari byishimo byinshi ni Imana yabikoze kugira ngo indinda amarira ayo narize arahagije aba bantu rero bavuga byinshi aba bantu badwanga abadukunda nibo nshyigikira cyane Imana ijye bamera umugisha abatwanga nabo ntacyo bazadutwara ko baraturoze turabisimbuka kubera ko hari icyo Imana yaduteganyije imbere. Yego. Yes, ikindi hari abantu benshi ababyeyi benshi uri gukorana n'abana umenya icyo bakunda cyangwa impano bafite bari abana bawe ni izihe impano bafite? Kucuku afite impano nyinshi afite impano zo kubyina afite impano yo kuririmba afite impano yo gukora siporo hari n'ibindi bintu nabonye bagira gutya babyina sinzi ukuntu babyita nzabibaza yego azenguruka nabyo nzarebaza ahantu babikorera no gushushanya azi no gushushanya cyane azi ibintu byinshi kucuri wari we mbona afite impano yo kukanika ibintu no gutwara nibyo yine nabonye bafite nizo mpano nabonye. Nk'umubyeyi ni uzasapotinga abana bawe gute ku bijyanye n'impano bafite? Nzajya mbakorera ubuvugizi kandi nanjye impano yanjye mfite umushinga wanjye wo gukora kuri YouTube yanjye yigiye ko yadufashije TV show nanjye bo nzajya mbasapotinga mbanyuzeho mbakorera n'ubuvugizi bagere kure iyo mpano yabo ikure. Yego. Okay. Noneho ubu ngubu urabona inyuma y'imyaka ingahe wari ufite abagabo bawe none ubu ngubu umusheri umukunzi umugabo bimeze gute? Ntago wabyibuha gutya reka niyenze ntago wabyibuha gutya udafite umugabo umusheri wawe wundi ukuye ubu nawe arakaka gukubiteka bizu yewe ubu nawe keretse nimba hari uhari ahubwo afata akanimero ubu nawe ndi kumwe n'abana banjye twenyine nta musheri kweri nawe urabeshya nibyo ko no ngo cyo kubyumva gutyo urimo kumuhakana mukanya mukaza gushwana muri commentaire bazikahari oya nawe nihaye amahoro uri gusurvivinga gute udafite umukunzi kuko benshi bajya bavuga ngo ntago biba byoroshye. Njye narabimenyereye ubuzima bwa ntago bimenyerwa ibyo bintu ngo bari danje niyo mpamvu Imana yaremye Adam and Eve. Simvuze wenda ko natazashaka cyangwa ko nzagumeza njye nyine nanjye ndamukeneye nyine nimba hari rero yigaragaje wifuza kurera aba bana ubundi tukabyariraho n'abandi. So wifuza kubyara abandi bana? Nka babiri bakaba bane. Bakaba bane. Nibyo byifuzo byawe. Ariko bidanyuze mu nzira nziza ngo nimba tumire bizarorera. Ndashaka kuzabatumira nibiba ngombwa ariko bitanyuze mu nzira nziza bizagende nirerera abana banjye. Wifuza umugabo umeze gute? Uw'Imana izamba. Uwo ari we wese uw'Imana izamba. Ako gasubizo ni keza cyane nagakunze. Ibanga ryo kubyibuha nirihe? Ibanga ryo kubyibuha ni umutuzo. Ni umutuzo kunyurwa n'ubuzima ubayemo ni wifuza ibyo utabona ubuzima mbayemo ndaburyohewe cyane. Reka tugaruke ku magambo atatu cyangwa mu magambo magufi cyane n'icyo bamuvugaho Violeta. Violeta ni umuntu nkunda cyane. Imana ijye imuha umugisha. N'ubu uracyakurira? Ndamukunda cyane. N'ubu urukundo dukunda ntabwo njya mbasha sinjya n'ubwiye mbasha kurwakira. Ndamukunda cyane. Aragukunda. Nkundira abana nta kintu njya mbura nubwo kwimuka nyine natabimubwiye ariko ndabizi ko azabidukorera. Nta kintu aba yumva tutababara aba yumva nta muntu watuvuga nabi aba yumva abana banjye batabaho nabi ni umuntu nyine undwanira ishyaka kandi nanjye ndamukunda. No rukundo rwa nyarwo nakwaje Violeta Maria naringize ngo watangiye kwihangana kera twavuganaga iminota 2 ukaba warize naringize ngo byarakize n'ubu ngubu kumbe biracyahari.
oya Violeta aradukunda kandi ndabizi. Violeta nanjye namuvugira kenshi sho kumara n'amezi 4-5 ataramvugisha, ariko yo twavuganye arambwiye ngo BigTown ukuri mbabarira Annonciata n'abana be ebana wabakoreye ubuvugizi kuva kera cyane nuzabatereranye n'umunsi numwe. Kenshi arabimbwira nanjye nkumva umutima urimo kunjya, nkumva ndacyafite ideni, nkumva kabisa mu by'ukuri sinzi ko nabivuga, ariko Violeta aragukunda, arabakunda. Ibi bintu kwanza kuva yakubakiye iriya nzu abantu benshi nago bibajije ko atari ibintu bishoboka. Ni byinshi gukorera twe tutazi, ni byinshi. Ibi nibyo wenda, ibindi nibyo mvuga kuri kamera, ariko hari ibindi mu buzima busanzwe adufasha, ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Ukuri Imana ijye umugisha, imuhe kurama, imuhe kubaho. Binankorera ngiye bijya bindenga, nibaza icyo dukundiye, kuko igihe nabayeho nakundwa, igihe nabayeho nta muntu nyitaho ni kinini, ariko mumufata nk'umuvandimwe wanjye. Yego Violeta aya magambo arimo kuyumva, amarira yose arimo kuyumva. Ni umuntu kugira ngo avuge umuntu kuna mukunda, amarira akamanuka mu maso, ukumva n'ikiniga, umenye ko ari ibintu bikomeye cyane. Violeta urakoze cyane aho ariho hose. Violeta urakoze cyane, nje ndabizi bikeya, ndabizi ibyo nzi, ndabizi Annonciata n'abana be urabakunda cyane, nabo baragukunda. Niyo mpamvu namubajije Annonciata ku bijyanye na Violeta, amarira ngaya. So ihanganire, ubu ngubu ni byishimo, ntago ari ibintu bibabaje, ahubwo ni ibintu byo kwishima. None ugaruka muri mood kwanza, sibyo? Meruka Theo bose babireba mwakoranye indirimbo cyagiye. Yego. Iriya ndirimbo bimeze gute? Abantu bayakiriye gute? Abantu barayikunze. Yego. Barayikunze. Ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu benshi cyane. Maze kurebwa n'abantu benshi. Okay, nice cyane. So content zawe zikora gute kuri channel yawe? Kuko ndashaka kumenya, tubwire n'abantu uyu munsi ngenda ndashaka no kwamamaza iyo channel yawe, tuyivugeho abantu batazi baje no kwireba kugira ngo bakomeze kugusapotinga bareba ibiganiro byawe ukora. Ubashimi ubikora gute? Ibiganiro byanjye ukuntu mbikora, zana abantu batandukanye, tukavuga ati turaganira kuri ibi bikurikira, tukabiganiraho nyine, akaba ari byo tuvugaho. Ariko iminsi iri imbere Imana nibishoboza, nabwo ngiye kuzajya mfasha abantu bafite ibibazo nk'ibyanjye bahuye nabyo, tujye tubafasha, nabo nibigunge ngo bumve ko bari bonyine. Hari nk'abantu bavuga ati kuki byagenze gute, jya udusengera. Si uko nsenga cyane, nk'ubwo Imana yabonye ko ari cyo gihe Imana igomba kunabariza, kunabara n'abana banjye, natwe duseke tumere nk'abandi. Harya n'iki kintu kijye kigushimisha kurusha cyangwa cyagushimishije cyane mu buzima bwawe kurusha ibindi byose? Ikintu cyanshimishije ni ukubona bano bana. Ikintu cyanshimishije ni ukubona aba bana, ukuri bambereye abana b'umugisha. Nubwo mbere wenda nabarebaga nabuze icyo kubagabura nkarira, ariko ubu baranezeza iyo mbonye biga bameze nk'abandi bana bo mu bakire bavuga Igifaransa nk'abandi bana, nabyo biranshimisha kurenzaho. Ikindi cyanshimishije ni ukubona abantu bahunze badufashije. Madame Sandra ndamushimira cyane, hamwe na Meti de Monde ifasha abametisi bishyura ibyo kurya ku ishuri ry'abana. Ni byiza, nabo barakoze cyane. Ni byinshi ibintu binshimisha, byo ni byinshi cyane, ni byinshi sinabasha kubibona kubivuga. Ndashimira abantu bose batwifuriza ibyiza, bumva twabaho neza, bumva badusengera, batwifuriza ibyiza. Imana igiba nabibishimira, ibahe ibindi byiza cyane kurusha. Ibintu bikubabaza cyangwa ikintu cyakubabaje cyane mu buzima bwawe udashobora kwibagirwa n'iki? Ikintu cyambabaje ni cyinshi, ni byinshi cyane. Byinshi.
kimwe gikomeye udashobora kwibagirwa kandi maybe byabera n'abandi somo? Ikintu cyambabaje ni ukubyara abana basi bakabihakana cyangwa ntibabafashe, nicyo kintu cyambabaje mu buzima bwanjye. Kandi nabwo bikanshimisha kuba Imana baramaye umugisha batabizi. Ni irihe somo kuva wabayeho nyine ibyo byose byakubayeho, wagiye ups and down, ni irihe somo wakuyemo mu buzima bwawe ushobora kurisangiza abandi bikababera isomo nabo bakamenya ko mu buzima hari ibingibi n'ibi ariko all in all ubuzima buracyakomeza? Isomo cyangwa ikintu nabwira abandi bantu, guca bugufi, kubaha abantu, icyo kintu nabonye kiza mu buzima, kuko iyo utubashya abantu cyangwa ugaca abantu amazi cyangwa nubahe nyine nugira ikinyabupfura birangira nabi, ubuzima bwawe burangira nabi cyane. Ese inzozi zawe ni izihe mu buzima buri imbere yawe? Inzozi zawe ni izihe? Turabizi ko uri umuhanzi, ubu ngubu watangiye na YouTube channel yawe, ariko inzozi zawe ni izihe? Inzozi zanjye mba numva nshaka gutera imbere, gera kure, YouTube channel yanjye igakomeza, ubuhanzi bwanjye bugakomeza, abana banjye bakakomeza bakiga bakagera muri kaminuza, nkagera kure nkagura inzu i Kigali, tukabaho neza n'abana banjye, nkajya ntega indege nkajya nko hanze, nkajya Dubai kuryoshya, nkagaruka nkiteza imbere nyine, nkakorera ubuvugizi abantu nabo bakamera neza nkanjye. Hari umushuti wawe nawe mwari mwasangiye ikibazo cyo kuba mwabyaranye na bari abantu bakabatererana, ariko we yaje gutakaza umwana we, yaje kubura umwana we, ngira ngo uramuzi, nta nubwo umwibuka, uramuzi, n'iki wamubwira aka kanya nimba arimo kugukurikirana kuri BigTown TV? Ikintu namubwira no kwihangana, hari impamvu byagenze kuriya, Imana yamukunze kuturusha, agomeze ihangane kandi Imana izamushumbusha, kandi ndabizi ko abiri hafi. Wakurikiranye story yigeze kujya mu bihugu by'Abarabu ariko ngo ntabwo bigeze bamufata neza, warabyumvishe? Narabyumvishe, twaranavuganaga turebana, nabonye nimero, nitabye arambwira ati ni njyewe, atese byagenze bite, anekereza ukuntu yagiye, ati yanyuze i Burundi aragenda muri Oman, aho ari gukora nyine ngo bamufashe nabi, akambwira ati nago ubu ngubu bajugunye ibyo kurya, bamenye ibyo kurya, nk'ubu sinariye, maze iminsi bingahe nariye, ndamubwira nese ubu washatse ukuntu waza, ariko kubera ukuntu numvaga amakuru ati nago byakunda kuza, nkamubwira nese ubu uzabigenza ute, arambwira ati nzareba uko mbigenza, sinzi ukuntu yatekinise, mbona arahageze, turahura turabonana, mbona arashima Imana, nyine dushima Imana ko yavuye amahoro. Musuhuze basi? Ndamusuhuje cyane. Harya yitwa? Twakundaga kumwita mama muzungu. Mama muzungu. Sawa, murakoze cyane. So tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka utubwire ibyawe byari byose ushaka kutubwira, nushaka kutwiyenzeho nawe biremewe cyane, maze twite dusoza iki kiganiro. Tubwire iki? Ikintu nababwira, ndabakunda cyane abakunzi ba BigTown kandi Imana iguhe umugisha. Amen, amen. Hamwe n'abandi banyamakuru bagenzi bawe mwamfashije, ndabakunda cyane, nkunda abantu bankunda cyane bari hanze, muri benshi cyane, Tonto Yango, muri benshi cyane, Tonto Baraka, Tonto Kadahi, ni benshi sinabasha kubavuga amazina. Mwese mutwifuriza ibyiza byinshi, wadukurikira kuri Yadufashije TV show, mugomeze kandi mudukurikirane, nkabahana nimero zanjye, mwambona kuri 0782 71 0405. Imana igibaho umugisha. Turabakunda cyane. Thank you so much, urakoze cyane. Annonciata arakoze cyane kuba ari kumwe natwe kuri camera za BigTown TV. N'umuntu kweri twaciye mu nzira nyinshi, twazamukanye imisozi hirya mu cyaro tujya kumureba ibice byose i Kigali hano. Icyo gihe amarira yari menshi cyane mu maso, ariko ubu ngubu ibyishimo ni byinshi, ngira ngo murimo kumubona, umubyibuho, smile ni yose, ibintu byose ni fresh kabisa. So nuko nguko bimeze, ubuzima buracyakomeza, tuzakomeza kubonana kenshi, anatubwira uko bimeze ubu ngubu, kuko amaze kumera neza, azajya anatwigisha
hari abantu benshi bafite ibibazo mu mitima bari guca mu bintu bikomeye nk'ibyo waciyemo. Ujye unatwigisha ubigishe babwire ngo mukomere, ubuzima buracyakomeza. Urumva uyu munsi afite abana be biga ku mashuri meza, bavuga ibifaransa n'ibyongereza bameze neza. Mama wabo nawe nguyu hano yari uruzingo, bana yari mutoya cyane, reba none ukuntu ameze n'inzobe noneho ariko nta kamukorogo ndagashima cyane. Okay, nukuyenza kwanje ntacyo bitwaye, ariko iyi ngiyi ni BigTown TV and Jenny Back T. Until next time, stay there with us. Ciao ciao, bye bye.